Hello guys, mumeze neza turabashuhuje aho muherereye hose. Nanone uyu ni wa mwanya tuzadufataho kwiga gucuranga. Tubahaye ikaze kuri Rwamika TV. Umuntu wese waba ari ubwa mbere ugeze kuri channel Rwamika TV, tuguhaye ikaze. Niba usanzwe kandi ukurikirana Rwamika TV, nanone urongiwe iye uhawe ikaze. Turakwakiriye muri uyu mwanya wacu tuzadufataho kwiga gucuranga. Hanyuma uyu munsi nifuje kubanza nkabaganirizaho nkagira ibyo mbabaza, kandi ubwo wowe uhareba iyi video icyo ndi bukubaze ni ukuri munsubize. Ndagira ngo mubanze mumbwire, muraza kwandikaho muri comment munsi, ese ibintu tumaze iminsi dukora mwebwe mukurikirana channel Rwamika TV hari icyo birimo kubafasha? Ndagira ngo kuba ku masomo yose twacishijeho twagiye dutanga agiye atandukanye, harimo amaslow, harimo amasebeni, harimo ibisirimba. Ndagira ngo mumbwire niba hari ikintu tuzagiye bibafasha, niba hari icyo byagufashije wandike munsi aho ngaho muri comment, mutubwire n'ibindi bintu mwifuza, kuko twebwe tuzadukora ibyo mudutegetse. Muraza kandi kunyihanganira simezemo neza, narwaye ubuntu bw'ubucurane nyine n'amagripe, sindimo kumera neza muri iyi minsi. Hanyuma ikindi twegereje kameramani wacu, uyu mukameramani wo mu mujyi Kigali, wa wundi twagaza dukorana naramusize, ntabwo najanye nawe, naramutaye. Uyu ni umushasha tugiye kuza dukorana. Ibyo azatazakora neza muzobikunde, muzihangane, ariko ndabizi bizagenda neza. Hanyuma rero turabakiriye, tubahaye ikaze, ariko ikibazo kirabaza kiti aho twatangiriye dukora ku masomo yose twagiye ducishaho. Ndagira ngo mumbwire kandi mumbwize ukuri, mwandike aho hepfo muri comment. Nomero zanjye za WhatsApp narazitanze, ushobora kumpamagara cyangwa kunyandikira kuri WhatsApp. Ushobora kunyandikira ukambwira ni 079 23 77 052 079 23 77 052. Hanyuma wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa wampamagara ukagira ibyo usobanuza. Ikindi ushaka kuja mu rubuga twakoze, wanyandikira ukambwira ko ushaka kuja mu rubuga tukagushiramo. Hanyuma amakomenti yanyu arakenewe. Ikibazo kirabaza kiti amasomo yose twagiye dukora hari arimo kubavana, ahari naho arimo kubageza. Apana tuzokuzo dukora ibintu gutyo biri aho ngaho byo kuri social media. Tuba tubwira ngo tubikore kandi bigire nico bibamarira, bibafasha mu macacisho mugiye mucuranga, bigenda bizamura umuziki wanyu, igisirimba cyanyu kize hejuru n'ibindi. Twagiye dukora amasomo menshi, dukora ibisirimba, dukora amaslow n'ibintu byinshi cyane n'amasebeni. Ndagira ngo mwandike munsi muri comment, umuntu wese urimo kureba iyi video, wowe niba ureba iyi video ndabizi urimo urareba, andika muri comment umbwire aho ugeze, umbwire se ibi bintu birimo biravamo cyangwa byaranze, dushake n'ubundi buryo bwo gukoramo, kugira ngo umuntu wese ukurikirana Rwamika TV, wigira kuri Rwamika TV, ayige kandi yigire kumenya, agira itandukaniro n'ahandi. Hari amacono menshi acaho ibintu byo kwiga gucuranga, acaho imiziki, murabizi ni menshi cyane. Ariko se nk'abanyeshuri bigira kuri Rwamika TV ndabizi ni benshi kandi muri benshi. Ndagira ngo mutubwire, mwandike muri comment, abatandika muri comment banyandikire kuri WhatsApp, mutubwire ikintu aho bipfira, mutubwire niba birimo birajyamo, natwe gabiza bidutera imbaraga tukabona uko dukora, tuzi ngo uri byo dukora birimo kubyara umusaruro mu banyeshuri. Nico kintu nyine mbasaba kugira ngo mutubwire uko ibintu bimeze, niba hari aho dushiramo imbaraga nkeya twongere n'imbaraga. Hari abamaze iminsi batubwira ngo twibande kuri sebeni na slong, igisirimba tukireke, ariko mu by'ukuri ntabwo twareka igisirimba kiza gifasha abantu benshi, ahubwo byose tuzobikora tubishiremo imbaraga. Hanyuma uyu munsi turaganira, ariko nanabacurangireho agasirimba, ndabacurangiraho. Hanyuma ako muzakunda mu bintu ndi bicurange nako tuzakiga ubutaha. None mumbwize ukuri, mwandike mureke kureba mutandika, kandi muzoza mukora
amarayika, ariko munsengere kandi munsengere ndarwaye simeze neza n'ukuri. Umuntu wese unkunda, niba uzi ko ukunda mbangutse ukaba unkunda kweli, unsengere ntabwo meze neza, narwaye utuntu tw'uducurane n'utugiripe, nasije muri uyu mushasha nama neza, ubuzima busa nkaho bumeze. Nabuze amata kubera ko Nyagatare haba amata, none narashitse ino mbura amata, none ndumva narwaye. Abantu bafite amata mumpamagarize mbasure turebe ukuntu twabigenza. Hanyuma rero muraza kutubwira muri komenti niba ibintu turimo gukora hari icyo bibafasha, muraza kutubwira, cyangwa hari aho zabavanye, hari naho zabagejeje, muraza kutubwira. Muhawe ikaze rero nanone muri uyu mwanya tugiye gucuranga igisirimba, ugitegere, ntushobora kuzigana uzigane, kandi ubwo nibitanakunda ibintu bimwe turi mu byo turi bucurange tuzabicisha mu masomo tubyigishe. Hanyuma niba utarakora subscribe aribwo bwa mbere ukigera kuri iyi channel, urasabwa gukora subscribe kugira ngo ibintu byose bicaho bigushikeho uri uwa mbere. Undi muntu wese wakoze subscribe kuri channel Rwamika TV turamushimiye by'umwihariko. Imana yo mu ijuru imugire neza kandi imuheze umugisha. Mwagize neza nshuti zanjye, ntabwo babyoroshe, nukuri ntabwo babyoroshe, ariko aho zigejeje turashima Imana, kandi namwe turabashima by'umwihariko. Mwagize neza kudushigikira ndetse no kudukunda, kandi mukomeze mudushigikire. N'undi muntu wese utarakora subscribe akora subscribe, afungura inzogera, amakomenti yanyu arakenewe, amalike yanyu arakenewe. Hanyuma rero tugiye gucuranga agasimbo gatoya nyine, umunezerwe muhudume mufashwe, ico muzakunda muzatubwira aha n'aha, kakantu katigisha gutya nyine. Murakoze cyane.